wa mwotsi kera niko babigenzaga ngaho ni muhimana icyubahiro yadukuriyeho ibitambo yadukuriyeho ibitambo nishimwe uzabe muri ruhurura wenda uzabe mu mukoti aho uzaba hose imana ipfa kubihana uzabane nayo kuko imana igutegeka ibyo abantu batemera imana igutegeka ibyo badashaka imana igutegeka ibyo batumva ijambo ry'Imana ryo mu Migani igice cya mbere umurongo wa 33 reka twihute kugira ngo mpite soza igice cya mbere umurongo wa 33 ubu ntari n'imvura imvura irimo kumvikana irumvikana dukomeze dusoze turebe mu Migani igice cya mbere umurongo wa 33 yego dusome ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi amen ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze atikanga ikibi amen ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze atikanga ikibi nubona abantu bagenda bikandagira bikanga ikibi ujye umenya ko batayumva kandi nubona abantu bafite ubwoba bw'amahoro ujye umenya ko batayumvira kuko iri ni ijambo rya nyiri ijambo ni ijambo ridakosorwa mureke mbabwire abantu bose burya bakizwa barabikunda ariko kuyumvira mbese iyo Imana yababwiraga ngo ngaho nimuze mukizwa ariko ntimuzanyumvire yabona benshi ariko kumvira Imana bigendana no gukizwa ntushobora kubwira umuntu ngo uramwemera kandi utamwumvira ntabwo bishoboka hanyuma muri aya masengesho aha hantu mwaje imbere y'Imana muri iyi minsi 5 muri ibi bintu nabigishije ikintu cya mbere ni ukumara amazi icya kabiri ni ukuguma mu byo wagize gute wize icya gatatu ni ukumvira iki Imana ibi bintu ndabibifurije Imana ibibagabire amen haleluya amen mu mishinga Imana ifite kubapangira mu byiza Imana ibateguriye kubaha ndayinginze ibashiriremo n'imbaraga zo kuyumvira mureke mbabwire Imana ibibaha amen umugabo witwaga Aburahamu yumviye Imana ku rwego rukomeye ngo yamaze kwibyarira ifura ye hanyuma ngo Imana iramubwira ngo rero rw'umubyaye uramuntambiraho igitambo kandi cyotswa uzi igitambo cyotswa nuko umujyana akamukatagura akamutera inkota ubundi akakibabura wa mwotsi kera niko babigenzaga ngaho ni muhimana icyubahiro yadukuriyeho ibitambo yadukuriyeho ibitambo nishimwe ibaza ibitambo iyo biguma Imana itinzanira inuma ubu wo gutuma inuma wabona kweri nkundira Imana imanye iby'iminsi n'ibihe yari izi ko no kubona akaboga ikiro harimo bagasengera ibaze kakubwira ati shakira inuma watukana zanira iyindi watukana zanira ifizi yewe merita we mwari kubibona vuga ngo no kubona akaboga maze biragoye hanyuma ngo ndabona ibyo nza gutambira Imana turashimira Imana yohereje Yesu kugira ngo abe igitambo kizima cyane kandi cya burundu kandi ni muhumure ntabwo bizagaruka ngo genda umutambi umwana w'ikinege umwana w'ifura yabonye bashaje kumvira Imana niko kantu ushaka kubabwira umva mbabwire ngo afata abagaragu be afata inkwi afata isaka afata inkota ajya ahantu bita Imoriya afite ibanga yanga kubwira Sara mbega umugabo w'igihamagara gutwara umugore ukamutwara umwana ariko ndarumiwe ko buriya yumvaga nyuma yo kumujyana ntagaruke hari bubiki dore kwizera no kumvira Imana kumvira Imana bigusaba kutirebaho kumvira Imana bigusaba kutajya muri detail kumvira Imana ubundi umuntu wumvira Imana bari ikihe cyareka nkubwire kuko Imana igutegeka ibyo abantu batemera Imana igutegeka ibyo badashaka Imana igutegeka ibyo batumva iyo yumviye Imana ikwihera umurongo niyo mpamvu burya niyo wumvira Imana ntubishuti n'abantu kuko ibyo Imana ishaka si ibyo abantu bashaka burya umuntu wumvira Imana cyane agira inshuti
ndakurahi ntushobora kugwiza inshuti kandi uyumvira kandi kubaho uri wenyine cyangwa ugira abantu bake nabyo ni ikibazo. Kumvira Imana bigusaba kwiyanga, kumvira Imana bigusaba kwihararuka, kandi umuntu wumvira Imana bigusaba indi myanzuro, bikagusaba kutireba ahubwo ukareba ku Mana. Mbifurije kumvira Imana. Aramufata ashorera abagaragu ngo batangiye guterera umusozi, aravuga ati mube muri hano mundindire mbe njyanye n'umuhungu wanjye hamwe tujye tuyihamagarira. Yego, hanyuma ngo bahageze ku musozi amushyira ku gitambo aho bamutambiraga, ariko ngo bageze mu nzira umwana aravuga ngo papa ko mbona inkwi, igitambo kirihe? Kandi igitambo ni inkwi. Yesu we naye ibaza arayivane wanjye ubingiza nahita musubizayo. Imana iduhe kuyumvira. Amen. Ibaze ayivane Imana mami none se ko mbona inkwi igitambo kiri kandi ari we gitambo. Yewe ntabwo mbizi we nahita mutahana. Umwana baza se papa ko ndi kubona inkwi igitambo kiri kandi igitambo ni we. Mbega umugabo wumviye Imana we. Haleluya. Baramujyana umwana agiye kubona saramuboshye n'umujinya aramuhinduka ngo arangije amushyira hehe ku gicaniro. Amina. Atarabikora Imana imara kubona mu mutima ko yabirangije. Ubundi hari ibintu udashyira mu bikorwa Imana yarabonye ko abirangije. Hari ibyaha abantu badashyira mu bikorwa barangije mu mitima. Umuntu akabaho umunyabyaha wa mu mutima, Imana ikamwandika ngo ni umunyabyaha kandi ari mu mutima. Ukabigambirira ntubisohoze, ukabigambirira ntibigerweho, ukabigambirira bikaburirwa inzira yo kubikora, Imana ikakwita ko wabikoze utarabikoze. Mbifurije gukizwa mu mutima, mukizwe no ku mubiri, mukizwe no mu mubiri. Imana imwitegereje ibona ko inkota yamaze kuyifata. Haleluya. Noneho ngo yibatuje, Imana zikwe twatsinze nezerwa, ngo yibatuje agiye kuyimutera, yumva ijwi ngo murekure, rekura uwo mwana dore igitambo. Oh haleluya, oh haleluya. Hanyuma ngo akebutse abona igitambo. Umva ukuntu Uwiteka yavuze. Aravuga ngo Aburahamu rekura umwana wawe Isaka atahe natahe pe. Aburahamu kwizera kwawe kurakwiriye, kunyumvira kwawe kugize kurahagije. Ndifuza kutunga kwizera guhagije imbere y'Imana. Ndakwifuriza ko utunga kumvira Imana kugize gute guhagije. Kandi burya kumvira Imana twabishobora ko abantu tubumvira. Ese mugira ngo Imana ishyizeho amande ntitwakemera, ariko tuyumvire. Ubwo Imana iramubwira ngo mbonye ko kwizera kwawe kugize gute rata guhagije. Imana ihita iremera. Nifurije kwizera kwawe kandi no kumvira Imana kwawe uzagere ku rugero Imana ibishima. Nta na rimwe umwana w'umuntu azapima kwizera kwabone ko kuzuye, ariko wowe n'Imana kuyumvira kwawe bizayinezeza. Kumvira Imana biragora abantu, kuko iyo umaze gukizwa ibishaka ko witandukanya n'ibyo wari warubatseho. Ibintu wemeraga, ibintu wakundaga bitagira umumaro, ibishaka ko nta kintu uzabirutisha Imana, ibishaka kubishyira ku ruhande Imana ukayishyira hehe, ukayishyira imbere. Hanyuma mbifurije kumvira Imana. Imana nikubwira ngo nyura hano, ntuzayibwire ngo uyu muhanda ni igitaka se kaburimbo. Wenda hazabe hari amahwa, wenda hazabe hari amacupa, wenda hazabemo abagome, wenda hazabemo ababisha, wenda habemo inzara, wenda habemo akaga. Ipfa kukubwira ngo nyura hano, uzahanyure ntacyo uzaba. Aho kugira ngo unyure muri kaburimbo Imana itavuze, uzanyure mu muhanda w'igitaka Imana yavuze. Imana nikubwira ngo baho muri ubu buzima, niba ushaka buba ari ubuzima bugusuzuguza, niba ushaka buba ari ubuzima abantu bagutukiramo, niba ushaka buzaba ari ubuzima abantu batemera, uzabubemo, kuko w'Imana igushaka niho hari umugisha. Amen. Kandi reka nkubwire,
ntuzifuze kuba ukwawe, uzifuze guhora ubana n'Imana, uzaturane n'Imana, uzaba mu nzu Imana irimo, wenda izaba iri hoto ariko Imana ihibera, wenda uzabe muri ruhurura, wenda uzabe mu mukoti, aho uzaba hose Imana ipfa kubihana, uzabane nayo. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Mureke mbabwire, nubwo ntakijijwe kera ariko iminsi imaze muri ibi bintu, njyewe ibintu mubwira nyamara ubyumve, ubwo si ibintu Imana. Haleluya. Amen. Imana twabanye kuva muri 2004. Umubwiye uko ari umupapa mwiza ntabwo wabyemera. Imana yiza kumbera incuye, njye nari kumarana nayo y'imyaka, ariko tuzamarana n'indi, tumarane n'iyindi, tumarane n'iyindi, kuko Imana niyo kwizera. Amen. Imana yagiye integeka kuba mu buzima buryanje, ukakaye mw'abantu cyangwa ubishaho, uburyo nagira ngo naciriweho iteka, ariko kuko nabaga nzi ko ikirenge cyayo ariho kiri, nanjye nkavuga n'icyanjye sinzakivana aha hantu, nkaribwa, nkashinyiriza, nkagorwa, ariko najya kubona yo kabyara, nkabona aho yanteretse ije kuhanterura ikanshyira ahandi. Ubu ntabwo mu bantu bashobora kwicuza icyatumye bakurikira Imana, ntabwo mbamo, kuko mfite ibimenyetso birenze kimwe binyereka ko Imana yacu ari Imana ikomeye. Iyo mbonye abantu rero bayobotse Imana nkamwe, yewe navuga intumva mugumemo, kuko niyo kwizerwa kandi niyo kwirinda. Haleluya. Turimo turasoza, ndi kubabwira ngo mugumemo, ndi kubabwira ngo muyumvire, ndabinginze. Imana nikubwira ikintu uzayumvire, Imana nigutegeka ikintu uzayumvire. Tugiye gusenga Imana, tuyicire bugufi. Hari ibintu bitatu ushaka usaba Imana nkuko twagiye tubivuga. Ugiye gusaba Imana kumaramaza, ugiye gusaba Imana kuguma mu byo wizeye, kandi ugiye gusaba Imana gukomeza kuyumvira. Tuvuka mu mitima yacu, ariko no kuri Mama Shanirene uri umumaro kuri twebwe, kuko Imana ukorera ntabwo ari umuswa, nta nubwo ari ikigwari, ni Imana nyamana. Twarakuze mu buryo bw'umwuka, ntabwo ujugunya kwibuye, ni ukuri turumva pe, kandi warateye, ariko urabona ko imyaka iramera. Imyaka imeze ku muhinzi, aravuga ati rwose ndabona muguwe neza, ndabona si bimera bisa neza. Rero nanjye ndagushimye. Dufite amaproje twakoze 3, ntabwo abangaba ari bo bavuye muri biriya bintu barimo, muri biriya byaha serikabikundinda cyangwa se mu ngeso mbi. Uyu mushinga ngutangira niyerekwa nagize muri 2018 cyo kuganiriza aba bana, kuko nanjye ndi umubyeyi ndakuze. Numva ko bagomba kuva muri biriya bintu, kuko ubutinganyi nabonaga ari nareba uburyo Sodoma na Gomora byabayeho, avuga ntese n'ubundi hari aho byagiye. Imana se ifite guhitamo kwayo mu buryo ishobora kurimbuza, nubwo twibwira ngo ishobora kuzarimbuza umwuzure, ishobora kongera nabwo ikongera, akaba ari kuko nawe umenyera Imana nk'uko wabitubwiye. Imana ifite uburyo itureba, ifite uburyo iturera, ifite uburyo idukunda, ifite uburyo igenda itwegeranya igahindura amateka. Amen. Turicara turareba tuti rero ijambo ry'Imana ry'umwuka turabifite, iby'umubiri birakenewe. Aba basore bafite imbaraga. Nimara kugira iyo ryerekwa, nahagurutse harabona sanze, ndabegera, turaganira, nta mbaraga nta gahato kabayemo, burya iteka ikiza gitsinda ikibi. Nubwo kuva mu byaha bitoroha biragorana, hariho n'abagira ngo abantu ngo kuba bavuye mu gakiza no guca nk'amabere, reka bari ko bivuga, cyangwa se batishyano ryaguye woye mu gakiza buri munsi urujyamo uruvamo, umuntu ahora ajyamo akandagiramo. Ariko Satani ntabwo abura kuzunguruka umuntu ngo amugabeho ibitero, ariko twamenye afite imbaraga zirusha za Satani. Barankundiye baraza, hariho n'abandi ukabona hano ko ntabwo dufite ahantu hanini, aba turabana muri iyi nzu, harimo n'abandi umwe utabashije kuboneka, umukobwa twari twaratangiranye ariko ubu ntabwo ahari,
ibyo nakubwiye nti mugakiza uyu munsi ujyamo ejo ukavamo. Ashobora kugira inyito hanze, ushobora kuza kuzumva zitandukanye, ariko burya satani yasamba atera imigeri. Turakomeza tujye ku mavi, tuzi neza ko Imana izamugira neza akagaruka. Ntabwo byatuvana mu mwanya cyangwa bituvane mu murongo, ariko nta kundi buri Imana nizi ko bizagenda, gusa twe nta gucika intege dufite, azagaruka. Ikindi dufite imishinga twateguye 3. Dufite umushinga wo kuba twakora amasabune, dufite umushinga wo kunetuwaya amazu y'abantu cyangwa se ama office runaka, buryo dushobora gukora amadushe amatuwarete hari bigera hano tukabona haraguvye. Hari ibyo twakoze dushobora kubona ko bishobora koza aho hantu hagati, mu nzego, kwa muganga, mu office y'abantu, mu ngo z'abantu. Twakoreye inyigo, dufite ntuza undi mushinga wa restaurant ndetse n'undi w'amatungo. Mu by'ukuri twarabitekereje kandi buri wese akavuga ati ibi nzabikora, turi tayari kuba twakora. Niyo mpamvu rero twakoze GoFound yo kuba twasaba ubufasha kugira ngo uwashyigikira umurimo w'Imana, Imana izamukoreho adufashe. Turebe ko aba bana bavana amaboko mu mufuka, ntabwo bafite icyo gutangirira. Hariho abarebaga amantuza channel yacu Tuzubake TV, batari kose shangazi kureba abo bantu bambaye ubusa, kureba ndababwira ntibizaza gake. Nanjye nta bushobozi bufite, ndimo kwiyegeranya kugira ngo mbone uko mbagurira imyenda. Mu butinganyi nta myenda mizima ibayo, mu burayi nta myenda mizima ibayo, baba bambaye utuntu tw'incabari tw'inzogera. Ariko abangaba ndashima Imana ko nshimira n'abakomeje kwitanga. Urabona ko bambaye barasa neza, bararya ku kagari, ako gatsima, ako kagati bakarenzaho ka mukaru iminsi kisuri. Ariko nukuri ntabwo ari uko ntabibona. Abakozi ba Tuzubake TV bati rwose abantu ni bambaye bazambara, kandi namwe ntimukangwe nuko bagiye. Bati rwose shangazi ko abantu babonaga ukizwa niko bimera. Aba bagize aho bagiraho bababara, bati yari nka mushiki wacu, twamufataga neza, twamubemberizaga ko niyo mukobwa twari dufite, ati uje vuba. Abandi bari bahari bo baratangiranye, aba Jose bamuhoza. No kuba ngombwa yuko agenda atunguranye, ariko ntabwo twarevuga ngo kubera ko niyo mahitamo ye yumvaga arimo. Iyo umuntu ari mu byaha hari agafume kaba kari imbere ye gakomeza kumuzitira, tugakomeza tumusengera azagaruka. Ni ukuri bakunzi ba Tuzubake TV, nshuti z'umusaraba, uwagira umutima ukunda, uwagira umutima ufasha, uwagira umutima ukunda, uwagira umutima ufasha, nta kintu bazanye mu ntoki, nta kintu bazanye mu ntoki, nta kintu bari bafite. Ni ukuri sinatinya kuvuga ko bari bageze kuri finale yo kurimbuka, ariko Imana igira neza irabazana irabagarura. Ni ukuri irabiyegereza, uyu munsi bakaba bari kumwe nayo. Ni ukuri wagira umutima ufasha, wagira umutima utanga, ni ukuri Imana imukoreho agira icyo ari. Nubwo yaba babiri, nubwo yaba ifaranga, rwose iriya link wayibona ukaza kujyaho ugapanda ukareba niba nubwo yaba ari ifaranga rwose, kugira ngo tubashe kubona uko abantu bakora. Dufite n'abandi bari hanze bakagombye kuza bakibonamo bakagira ikintu bakora. Twari twateguye ko dukora n'uruganda rwa Capex kugira ngo buri wese aze abone icyo akora. Cotex, uruganda rwa Cotex twe twarukoreye inyigo. Tubona ko ari rwo rushobora guhaza abana dufite. Turabafite benshi, niba dufite abantu hano 10, bigaragare ko abantu 10 umwe muri baziranye n'abantu 100, umwe muri bo yahuye n'abantu 100. Abantu birwa baduhamagara ni benshi bashaka kuza, ariko se shangazi gabashyira ifite ubuhe bushobozi. Bakozi b'Imana, abakristo, nshuti, abantu mufite umutima ukunda, umutima ufasha, ni ukuri nanjye ndarushye badusengere. Inkunga y'amasengesho ntabwo twayireka, ariko inkunga y'ubufasha no kuri bufatika mu dufashe, yaba 5, yaba 2, yaba 1, yaba $100, yaba 10, yaba 5, uko umutima urakufata, ariko ubigenza, ariko udufashe. Iyo babyuka bari hano badafite aho bari muri Covid, ariko bafite capital bagenda bagakora uko byaba biri kose. Ni ukuri hari abavuga amagambo menshi nyine akomeye, ntabwo nabo navuga ngo ndabagaya, burya buri muntu avuga atari ku mutima. Abavuga amagambo adufasha, Imana ibaha umugisha. Uvuga ati ntacyo ufite ari ariko nayo masengesho niyo yatugejeje aha, nta nubwo dufite icyo twayagura, ariko ni ukuri
mudufashe kuko bakeneye kugira ngo bagire icyo bakora, ubu bari hanze tubakire. Ubu maze kugira ibyiciro 4 ariko ntabwo mfite uburyo nabakira. Aba nibo tubasha kubana umunsi ku munsi, tumaranye igihe kinini, babashe kugira icyo babasha kugeraho. Claude yakora afite umugore n'abana, Damascene agiye kurongora, arongora gute, arazana umugore gute, nta bushobozi. Mwisi raza kuza turitegura umubatizo n'abandi, ndetse n'abo bandi bakeneye kugenda bagakora, bayige bakuze n'abasaza ba Jean de Dieu bakuze barashaka kugira ngo bubake urwabo, ba Jose, ba Yomiyo, Emmanuel sorry na Gaga. Dufite undi mwana hano, ndamutse tubonye ubushobozi, nta nubwo ngiye akagombye kuba ari hano, kombe twaragiye kwifuza kuko yagize ikibazo cy'amaso, nubwo ubona yambaye amarinete kuriya ntabwo abona, ubu turashaka uburyo yagenda hanze akifuza bakamukuza, kuko yageze gutya biramugwirira, gucya mu gitondo ashaka kureba biranga, ntacyo yariye ntacyo yanyweye, yaryamye yareba akabona mu maso harimo ibikezi ati simbona, ajya kwa muganga bati ni diabete cyangwa se ni pressure, barapima buri ndwara, nuko barakubwira bati imboni yawe ntabwo imeze neza, ntabwo amaraso abasha kugaburirwa guhana amaraso, udutsi ntitubasha guhererekanya amaraso. Mu by'ukuri uyu mwana mureba hano ntabona, kandi bamwumva dufite amasezerano y'uko azarinda anazakorera Imana. Rero yitwa Baptiste, ntabwo mwigeze mumubona ariko twaratangiranye, tangira turi muri corona, ntabwo mwigeze mumubona, twaravuganaga umunsi ku munsi, nta kintu tutakoraga, turi kumwe kuri telefone, yaba mu masengesho, yaba kuva dutangiye kugezana n'uyu munsi. Tuzi neza ko Imana ivura, Imana ikiza, Imana ishobora byose izamufasha agahamuka akareba. Nta bushobozi mfite, ntacyo mfite cyo kuba nabasha kuvuga ngo nagende kwivuza, ariko n'uwabaza uburyo yabasha kumufasha kwivuza n'ukuri yamugira neza. N'umwana muto w'imyaka 23 ntabwo areba rwose no kurandaka, ariko tuzi ko Imana ikiza kandi Imana itabara, bizagenda neza. Rero habonetse ubushobozi, twareba ukuntu tubigenza, nubwo ntacyo twaguma hano, ntacyo turi gukora, tukabona n'uwo mugira neza akadufasha tukajya gukora, we twamuhereza akajya kwivuza, cyangwa hakaboneka n'umugira neza umufasha kugira ngo abone uburyo ajya kwivuza, twamureka akagenda tukaguma muri ubu buzima. Rero Imana ibaha umugisha n'ukuri, kandi umugisha nanjye nakunganira, ubundi no gufasha mu buryo busanzwe ni umuco mwiza mu buzima busanzwe, noneho byagera kwitwa ngo turi abakristo cyangwa tubonye abantu batangiye inzira y'agakiza bikaba akarusho. Mu kuri nta muntu udashobora kunezezwa n'abasore bangana gutya, kuba bashaka icyo bakora, bakaba abagabo mu miryango yabo, bakaba abagabo mu gihugu, bakaba abagabo mu itorero, bakaba abagabo bakagirira umumaro igihugu, kandi bakagirira umumaro n'abandi muri rusange. Iyo ni imishinga myiza cyane, kuko nta nubwo bakwiye kuguma gutya, ahubwo rwose nk'uko ubivuze, umuntu wese mu bushobozi bwe, umuntu wese mu mbaraga afite, agomba gutekereza akamenya ko aba n'abana umuntu ashobora kurera kandi akabakuraho umugisha. Kandi burya umuntu ushaka ko abe bakabyaye bigira umumaro kurusha abo wabyaye, kuko abo wabyaye uba ugomba kubahiriza inshingano zawe. Aba ni abantu umuntu yagirira neza. Reka mbabwire, n'uwabaguriye bodaboda zo kwambara, n'uwabaguriye agapira, n'uwabaguriye agake, ni ibintu bidashobora kurangirira inaha. Abantu rero nibaze babakorere umugisha, tuzababona ari abantu biteje imbere, bafite iterambere ry'umwuka kandi bafite n'iterambere ry'umubiri. Burya rero icyihutirwaga cyarabonetse, icyihutirwaga ni ukumenyana n'uyu mugabo witwa Yesu. Buriya rero n'ibindi Imana izabikora, ariko rwose uro gushyigikirwa shanga, uro gushyigikirwa, hamugana ubuzima bukaguka, iterambere rikaguka, hakaza n'abandi bavuye mu byaha. Erega si no mu butinganyi, no mu rumogi hari abavayo, kuko icyaha ntabwo ari icyo kandi icyo si cyo cyisha urubyiruko gusa. No mu rumogi hari abavayo, hari n'abantu babaye imbata z'inzoga, hari abaye imbata zo kwiba, bafite ibintu byagiye bibabata. Buriya Imana izaguteza inkunga, uru rwego ururenge, ugende no ku bandi bafite ibyaha bageze gute byabibasiye, hanyuma ube shangazi nyine
w'abantu bameze gutya Imana igukoresha iby'ubutwari ariko ubaha ijambo ry'Imana ariko bafite n'iterambere mu babagabo sibyo yize ariko ibaze ige yakoze ubukwe tukamutahira ubukwe yabaye umugabo yashatse umugore ni ibintu byiza n'aba bene data mukaba abagabo umwuka wa shitana ugatsindwa kandi nimuhumure hamwe n'Imana ndumva bizakora ariko ubwo hatarimo tutavuga ngo harimo kuvuza ko uyu mwana byo ntibirimo ariko icyaboneka cyose nta kintu by'idolari sorry 75 by'idolari bitavuze ko icyaboneka duhangayikishijwe no kubona Batista ubwe areba n'amaso areba kuko icyo abuze n'ubuvuzi ushobora kubona ubuvuzi akareba nawe sinzi ni wamuhereza akagira icyo akubwiraho icyo abwira abakunzi bacu bagikurikiye vuga murakoze kuko nk'uko mubibona ni ikibazo cyangwiriye nanjye bon accident ni ibintu ntabwo ndakeka muri rusange nta wabijya kuba ngateganyije ikintu n'iki ngiki na ibintu bitunguranye bifata umunsi umwe bitarenze n'iminsi ibiri nubwo na ibintu byabe bitandukanye nahuye n'amateka menshi mu mwaka wa 2020 nibwo byatangiye ubwo nabyukaga nkabona ntabwo mbasha gukoresha phone neza uko bigomba nkabona ntabwo abantu ndiko babona uko bigenda neza bigenda bikara byafashe nk'icyumweru neza mbona nta kintu ndeba kubw'Imana njya ahantu hamwe baramvura umuma w'amasengesho birakira ndongera ndareba nsubira mu buzima ndakira neza kwera amasengesho mu mama n'imiti yamaye hageze igihe sinzi nimba ari icyabaye cyo kuba narakomeje kuba nakoresha ibinyarumuri byinshi byaje kwafekta kandi gace uburwayi busa nk'ubugaruka nuko mbese muri make ariko nyine naje kumenya ko byose byabagaho kuko burya umuntu bikubaho kuko uri kure y'Imana iyo nza kuba ndi hafi y'Imana deja nayo kuba mfite protection runaka I should supposed to be in the gap where nta kinana hamwe ibintu binyegera uko byiboneye ari uburinzi buri aho bw'Imana pe so temwanya janjye n'icyo yego birumvikana Imana ishobora byose nta n'ikintu burya kiba ku muntu Imana itakizi kandi ibintu byamubayeho burya ntawe bitabaho nta nubwo wenda twavuga ngo ni ukubera ibyaha yari arimo kuko hari n'abantu bahuye n'ibibazo by'ubumuga no guhumana ibintu byinshi bitandukanye kandi banakijijwe nta wabyubakaho ibyo ariko Imana yo mu ijuru ice mu nzira zayo zikomeye igutabare kandi ikurengere hanyuma Imana nishimwe aba bantu badukurikiranye ni ukuri ni iby'igiciro ko abantu bashobora gufashanya ariko iyo umuntu ateye imbere ugatera imbere kuko ntuza yabigizemo uruhare ni ibintu byiza kumva umuntu ngo ageze ku kintu cyiza gishimishije undi yarabigizemo uruhare ni ibyo kwishimirwa kandi ni ibyo gushimira Imana umuntu wese mu bushobozi afite abashyigikire muzaba abantu bakomeye ubundi ijambo ry'Imana